aya makuru ngo Garasi yagiye atwita ubuse ko nyigaruye namabuye ubu namabuye koko niko nkoze muzabimenyere nta ndirimo no Yesu ati nicyo cyamujyanye ubwo nagarutse aravuga ko ari umugabo wa Nyanze ubu nta kindi kirajyaho ati yajyanye n'ikigabo cy'ikidiaspora cy'ikire ese n'umuzungu bavuze Kirisitu atatu nize se Imana imbwiye ijambo rikomeye ngo iciye akandi kayira. Imana irambwe ngo ikubereye Imana igukubise ikintu bisa amafara. Imana igukoze mu biganza mama. Imana irambwe ngo nigihije kwihesha icyubahiro naho utuye bakabimenya. Ariko twavuze cyane irambwe ngo hari amasengesho uherutse gusenga biwasiera. Imana irambwiye ngo yarumvishije gukina final Paula Siwida pra uyu munsi wandike uyu munsi ni tariki 20 zingahe reka nkubwire ndi imbere y'Imana ishobora byose. Iyi Imana ivuze ngo mvuge ngira nte ndavuga sinjye ngira ubwoba bwo kuvuga ko Imana ivuze. Uyu mwaka turimo ni umwaka wo kwibagirwa amarira. Ukiva hano hagira ibintu siba ugiye gukenerwa. Imana iguteretse mu kibuga cyo power in mass. Turambura ibiganza tugire gutyo zamurira Yesu wacu ibiganza. Yesu haleluya amen. Ongera haleluya amen.
twari dukumburanye rambura ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Abera b'Imana amen. Hagurukanye ikora sivuga ngaho nari ntuye ntabwo ariho komanga uwo muri kumwe mubwira ngo nanjye ntabwo ariho ngituye. Hari ibintu Imana yimuye, hari intambara Imana yakuyeho, hari gusekerwa Imana yagejeyo. Gikomera amashyi kabyara Imana yacu ni Imana. Ariko Yesu aze cyangwa ntaze, oya itaratabare cyangwa ntatabare, reka dukuremo inkweto tuvuga cyane ngo amen. Oya Imana igaragara cyangwa ntigaragare. Uwo muntu muri kumwe mumfatire mu kiganza mbwira ukuntu ugiye kumubwirire, mumbwirire ngo Imana ije kuri tere, Imana ije kuri tere. Aho bagusekeye niho Imana ije, aho bakumwarije niho Imana ije. Abari kubyumva tuyikomera amashyi. Imana ihabwa iki? Imana turayishimiye. Yesu ashimwe. Imana igikora ikinyuranyo, Imana ivuga ngo baho ukabaho, Imana inyuranye ibihe bikemera. Ongera uyimpera icyubahiro yo kabyara. Imana yakishoboye bingahe? Haleluya. Ayiwa ndumva nayihe, ndumva nayihe, bimubwire neza, umubwire ngo Imana yibereye mu kazi. Ndimo ndumva nusuye umunezero udasanzwe, gusa Imana imfashe sinzi ko ndi bubigenze, ariko ndumva mwese nabahobera kandi nkabona sinabageraho, ariko ndimo ndasenga Imana impa ijambo rituma mwese mbakoraho, yimpera icyubahiro yo kabyara, inkore ku maso bundi bushya, buri muntu wese atahe duhoberanye. Amen. Twongere amen. Haleluya, haleluya. Yakoze iby'imbaraga nyinshi, yakoze ibyo tutatekerezaga. Irangije iravuga ngo nitubeho, tubeshejweho n'umugambi wayo, tubeshejweho nuko Imana yavuze. Wongera uyinkoberera amashyi yo kabyara, wongera uyibwire ngo ndagushimye. Imana yacu ni yamamare, Imana yacu ni umubyeyi. Amen. Ndumva abantu bose nabanosha, ndumva abantu bose nabanosha, nkumva mbese ntago numva ntuje, ndimo ndumva wabama mwese nkabahobera, mbese nabuze ibyo kuvuga, ndumva nacitse ururondogoro, ariko hashimwe Yesu waje wacu. Yesu ashimwe cyane. Shimiye Imana yongeye kungarura mu gihugu cyacu. Yesu ashimwe. Narinda ahantu mwivuga butumwa, gusa ntago ryari ry'igihe gitoya, ryari ry'igihe kinini. Mu mazi imisi mubona ntago nari kuba mwivuga butumwa, mbese dusenga ndahari. Amen. Biba ngombwa ko mbihagarika, ariko ntago nari nagiye burundu. N'igihe cyo kugenda burundu nikigera, muzampa amakado, munsezere, mumperekeze, mungeze kuri airport, sibyo? Ariko mu minsi yose muzajya mubona ntabanyitse, nzaba ngiye kubw'umurimo w'iki. Gusa ntago nzongera kugenda ngo hashire amezi, ni ya minsi 2, ni ya minsi 3. Yesu ashimwe cyane. Rero dushimye Imana yabanye namwe, dushimye Imana yabahagazeho nk'Imana. Ni iby'agaciro kuba mwumvishe ko nafunguye noneho no ku munsi mutamenyereye, mukaza mungana gutya. Ni mu mpera Imana yacu icyubahiro, muyimpera icyubahiro. Umva, reka nkubwire, ihangano uyinzamurira icyubahiro, uyibwire ngo ndagushimye, ntabwo narinzi ko kuri n'amashimwe. Haleluya. Ntabwo narinzi ko byakunda, numvaga ko turaba turi 5, nkumva turi muri groupe, namwe nabasuhuje bo hanze, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Ndabizi ko wa mbere tuzaba turi kumwe. Amen. Ndabizi ni umunsi utunguranye, ariko ndabizi neza ko Imana ihari. Ntabwo byari byoroshye, ariko ndabashimiye. Imana ibinyeretse ko hari abantu tugihagararanye. Amen. Yesu ashimwe. Hari abavuze amakuru ngo Garasi yagiye atwita, ubuse ko nyigaruye n'amabuye. Ubu n'amabuye koko niko nkoze muzabimenyere, nta ndirimo no Yesu. Ati nicyo cyamujyanye, yituye hasi ku ruhimbi. Nukuri nari ndwaye. Abandi ati ubwo nagarutse baravuga ko ari umugabo wa Nyanze. Ubu nta kindi kirajyaho. Ati yajyanye n'ikigabo cy'iki diaspora cy'ikire.
ese n'umuzungu bavuze Kirisitu atatu nize se yewe ariko bavuze byinshi ariko ngo humurije umutima ndakubwiye ngo nivuga butumwa nari nagiyemo nukuri ni muhumure Yesu ashimwe kandi ni nashaka nose muzishimira ko mba ngenyine ni nashaka mugomba kunkenyerera ahantu hambere nzerekanwa ni mu cyumba nyobora umunsi nashaka mwese mukinyi sha ati niwe wamujyanye ati yageze yaramwanga kubera iki kuko nagiye ntavuze ariko nakubwiye ngo ni umurimo w'iki narindimo ntabwo nigeze niyandarika ntabwo nigeze mpinduka mbese ubyumva uko narindi niko nkiri Yesu ashimwe kandi ndi na hano baravugaga amen noneho rero ubu ngubu mu minsi iraza bari bubivuge neza kuko ubu nananutse kuko maze iminsi nkingahe ndi gusengera amateraniro ubundi nari mfite yageraga nari narabaye munini mu rwego rugize ute ubu rero baraje bongere naho ndajya mubwira nise nagarukanye amabuye yampezemo mwese uko nagiye meze mwese uko ngarutse dore kiradigadiga nta mwana urimo ariko dushimira Imana yatwemereye gusenga twongere tuyikomera amashyo kabyara amashino y'Imana ishimwe cyane tugeze mu mwanya mwiza wo kwakirana icyo tuzi neza nuko groupe Rumuri Imana iracyaduhagazeho Yesu ashimwe nubwo mu mahwa nyine hataburamo abajomba ariko turabizi neza ko Imana ikiri muri twebwe tuvuge cyane ngo amen ndabizi neza Imana iracyadufiteho iki nk'umugambi mwiza amen Imana ikomeze ihabwe icyubahiro ni Imana y'inyembaraga ni Imana ishoboye bingahe byose amen yawe haleluya amen tuzaba muri cya gitaramo cy'iki Imana icyubahiro yo kabyara igitaramo cy'abera tuzakibamo urusaku ruhari rudahari ibibazo bidusatiriye abera tuzagira tuzaba mu gitaramo tuzaba mu ki ako kubyina ndi kujya mbyibagirwa niba bawe n'ubu ndananiwe tuzaba mu ki cyabera tugiye kwakirana ariko Yesu aze cyangwa ntazi mumpera icyubahiro nanone Imana yacu nizi mumvugira ngo iki Imana we Imana Jehova Jireh Imana El Shaddai Imana mutika mutora Imana 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 ngarindire kubyara naje rero ubwo naje twerekezeho ibiganza yaje tuvuga ngo Imana izamuha umwana muzima ati nzabyara mami yaraje uhumure naje mwana wa ubwo abandi bakureka ntabwo nzakureka kuko uri wa kera uri umwana nigiyeho kurera tuvuga cyane haleluya haleluya
ariko mubaye Yesu twakire groupe muzi batusuhuze muri haleluya 3 amen amen babyinnye Imana bahumgisha mwazindutse nukuri na DJ twamusuhuje ubu yabaye mugabo rambura ibiganza turebe yego mwami Yesu ariko ntabwo muzi biri hano Imana ishoboye Imana yarakoze rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya Yesu ashimwe niba dukorana umurimo mbese muri make abandi nabo baracyaza ntabwo mvuze ngo naba gusa nuko abangabo uyu munsi aribo babonetse Yesu ashimwe ariko Imana ishoboye bingahe Imana iracyari mu kazi kayo Yesu ashimwe cyane na DJ turamwakira Imana guhumugisha mwinshi cyane wiyumve mwikaze mu izina rya Yesu hanyuma twese uyu munsi turi nk'abashyitsi sinzi uko ndi bwakire amen cyakora ndakira umuntu uraba ugeze hano ari ubwa mbere na mbere ngihari akaba ari ubwa mbere agize ate aha kandi agiwe sibyo rata ko twese turabashyitsi uyu munsi Yesu ashimwe ariko hari umuntu uhageze uyu munsi kuwa mbere ari ubwa kangahe no kuwa gatanu atarigeze aza mbere tugisenga ko nyine byabaye ngombwa ko kuwa gatanu bahaha abandi rero kuko nari mfitemo iminsi 2 uyu no kuwa kangahe kuwa gatanu ngumana uyu nguyu ntacyo bitwaye Yesu ashimwe kuko Imana yibereye muki mu kazi Imana ishimwe cyane tuvuge ngo amen amen rero dutewe ishema no kuba uyu munsi Imana yabacira inzira mukagera hano ni by'agaciro kenshi kandi ndanezerewe mu mutima wanjye ntabwo nzi ko nabivuga ariko ndanezerewe amen hanyuma turi kumwe n'abakozi b'Imana Yesu ashimwe turi kumwe na Vanessa nubwo yicayemo hariya ndabizi burayazanye bebe ariko n'umukozi w'Imana dukorana umurimo w'Imana kandi akenshi abarizwa no muri groupe rumuri reka nawe tumusaba haguruke dukomera Imana mu ijuru amashyi hanyuma asuhuza iteraniro twikirize ikirize ntacyo bitwaye pewasi indima helgan chefo bas amen amen imukanize Imana Vanessa nkunda gusenga nami n'umubyeyi Imana iduhana umugisha tuyikomera amashoka byara Imana yacu ishoboye byose amashyi tuyakome Yesu yararijimije imuhumure Yesu yararijimije abari cyane mubabwire ngo Mwami Yesu yangeze kurizimya Yesu yararijimije imuhumure Yesu yararijimije abari cyane mubabwire ngo Mwami Yesu yangeze kurizimya haleluya Imana yarangije kuzimya tuvuga cyane haleluya power CNI kandi Imana izimije amatanura yari yatse kandi navuze ko twese turabashyitsi none nyumvira bitangiye Yesu yagize ate yararijimije bewasi we again Yesu yararijimije ni mu mwikirize amen amen yararijimije Imana iguha umugisha mwinshi Vane wiyumve mwikaze mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe amen kumwe n'abantu batatu baturutse batsinda se buriya yego naharani batsinda mu Kiyovu pe biraturanye ikambasabe muhaguruke dukomere Imana mu ijoro amashyi mutubwire amazina nta kibazo turi muri free mu kanya Yesu agiye kwatsa iki umuriro cyangwa muhagurukirize rimwe umushyitsi wese ugeze hano rwo bwa mbere
bwa mbere haguruka tukwakira uyu munsi aribwo bwa mbere komera Imana yo mwishego yamaye kwa insengero zose abasaba tuyakomera muhumure namwe ndabakira abashitu yakomera nta kibazo bagiye kubamera mikrofone uyu munsi ni ubwa mbere mwateranye Imana yaba araritse aribwo bwa mbere bisa nkaho nawufunguye Imana icinzira mugera hano umuntu begereye nashaka aba ari umushyitsi nakumfatire mu kiganza mumfatire mu kiganza wa muntu umwegereye mubwire Imana ikubita yegetseho kugira ngo batatubona uhumura uri imbere y'iki uri imbere y'Imana Yesu nashimwe amen cyane haleluya kirisi ego ko mukikiriza ubu rero ndumva narangije gupfa reka da umva bikomeye nibyo iyo numva nafashijwe mita numva muri njyewe nakwicara nkajya numva medita ibintu ngira ngo haleluya 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 ndumva nafashijwe mfite umugabo umwe yego n'abana batatu Imana ishimwe habanje umutware hakurikiraho abana niko bimeze njya mbivuga bimeze nibyo Yesu nashimwe amen sengera muri Methodiste ini mu Kiyovu yego haleluya amen aha hantu narahakumbuye nkabona uyu mudiho kuri TikTok ucaho Yesu Kristo ngatereka telefone hasi ngigana uyu mubyeyi reka da nkamwigana uburyo cyari gukora ibi bintu komera Yesu ya powers Imana itugirire neza amen ngize amahirwe nari naramukumbuye yego avuga ati ariko uyu mubyeyi nzamubona Jina gatoya komera Imana amashyi turebe abandi mukomera Imana amashyi aya ni amavuta Imana itugirire neza ndicara mbitekerezaho umuntu twari turi kumwe arambwira ati izi nimero nizi neza zihamagara sanga guca rimwe kabiri zanga guca nari ndi kumwe n'uriya mubyeyi arambwira ati ariko tuzemere tugende tubaririza ariko tuzahagera ngize amahirwe vuga ngo ngize amahirwe ngize amahirwe umunsi wo ku cyumweru ejo ku cyumweru mbona acomotse ku rusengero iwacu acomokaye mbona acomotse ku rusengero iwacu Yesu ndavuga ati ibi ni ibiki Chantal arambwira ati uri wamubonye Grace ko yasesekaye ndavuga ati hoyo urabeshya nawe yewewe ahagurutse yivuze akubise umudiho mbone ni kwa kundi abayigira Yesu Kristo ndavuga ati niwe nakwe rero twabukereye mu gitondo amaguru saa moya twari tuyashize mu nzira Yesu nashimwe haleluya usabwe kuba neza muri ibi bintu by'uyu mugabo neza haleluya ugakurikirana amakuru iri juru Imana ishimwe ibindi ni mukanya ariko wayikomeye amashyi kwikomeza ese we amashyi yanyu yagiye ikomeye amashyi Imana yacu kavuga neza jewe nagukunze tutarabonana yego none tumaze kubonana gutya I love you too nge mbonye turanasa murasa nabibonye I love you too nabibonye murasa ariko mana ariko bakongeye ukayikomera amashyi kwibiganza wabizanye Imana ikabiri hano Imana irahari Imana igeze ite irahari Imana yacu igeze ute yemwe irahari tuvuge ngo amen tuvuge ngo amen haleluya amen izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi izaca kandi kayira izaca kandi kayira izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi Imana izaca kandi kayira mubyeyi izaca kandi kayira
izo nzira harimo n'iyawe ariko Imana ijya yivugira. Imana imbwiye ijambo rikomeye ngo iciye akandi kayira. Imana irambwe ngo ikubereye Imana igukubise ikintu bisa amafara. Imana igukoze mu biganza mama. Imana irambwe ngo nigihishe kwihesha icyubahiro naho utuye bakabimenya. Ariko twavuze cyane amina. Zamura cyane haleluya. Amen. Ubwoba nibushire. Imana kuri imbere irambwe ngo hari amasengesho uherutse gusenga biwasiera. Imana irambwiye ngo yarumvishije gukina final polasi widapra. Imana irambwiye ngo ninkubwira ngo hari ibyikunkubuye utazongera gukubita amaso yawe uko hari intambara Imana inesheje. Iyi Mana tuyikomera amashi, abateranye tuyikomera amashi. Haleluya. Kandekere ni mukanya Imana iguha umugisha. Twakomeje. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Amen. Nanjye nitwumukiza Jeanne d'Arc ndi umubyeyi naturutse i Karama nararitswe n'uriya mu mama. Imana iduhana umugisha. Amen. Tuyikomera amashyi yo kabyara. Haleluya. Haleluya. Osiye yanjye yari yanditswe nabi Yesu ayibonye ayandika neza. Ayidosiye yawe yari yanditswe nabi Yesu ayibonye ayanditse neza. Ayidosiye yawe yanditswe nabi aho utuye bakugize urw'amenyo Yesu ayibonye ayanditse neza. Imana irambwiye ngo ije aho utuye niho igusanze. Kristo uri hejuru ya byose arambwiye ngo akoze operasiyo mu buzima bwawe. Iyi Mana twayihereje icyubahiro. Imana irambwiye ngo urabona Imana bundi bushya. Dosiye yanjye yari yanditswe nabi Yesu ayibonye ayandika neza. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Twikirize. Yo haleluya. Twikirize abana. Yo haleluya. Amina. Tushimiye Imana ko twageze hano hantu. Amen. Wayikomeye amashyi ko nawe yaciye akayiruka hagera. Ko wowe usanzwe ukunda kurutaho. Yes. Haleluya. Rero amazina ni Imana izanye Chantal. Mfite umutware n'umwana. Imana ishimwe. Twabakunze kandi tuzanagaruka. Ariko twayikomeye amashyi. Namasinumba. Amina. Haleluya. Imana ishimwe. Umva. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Abasenze haleluya. Amen. Mirimo yawe tuzayibwira ab'iki gihe nikizaza. Imirimo
umukikira nawe wumva umunyanga wo gushyira ingobyi mu mugongo ugaheka imana ni nziza iragutetuye ibibazo birashira kanibagira uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana ati warigumba niwubyaye arahetse imana ikamya akagezi yacukuye kandi abakwanga bakagutega iminsi vuba humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba mu kabanzi bawe babishaka azaruhira ubusa azagusiga uhagaze bamwe bamusabye azaruhira ubusa azagusiga uhagaze imana irambwe ngo ikoze mu mbaraga zayo akira gift y'imana piwasini ara hagaze mu mbaraga z'uwiteka imana irambwe ngo ivuguruje iby'abana b'abantu bavuze imana iguhaye kongera gukiki twayihaye icuba piwasihanima imana iravuze ngo itambesheje akagezi muri wowe pawasa ena contre de pra ariko mana mumvugire ngo iki mvugire ngo imana mana jehova jire mana elishadai mumvugire ngo iki mvugire ngo imana mana ishoboye byose numvaga biri kuniga haleluya tuzayibonera iduka kandi uyu munsi turayibonera iduka imana ishimwe nabonye gahunda ari ugufashwa oya ni ugufashwa utafashwa basigara amen amen bivuze ngo iyo uri kugendana n'umuntu wihuta ukagenda gake uravunika urasigara Sibyo rata. utinzira urayoba bivuze ngo gahunda ni ugufatiraho kabisa twayikomeye amashyi tugafatiraho imana iri hagati muri amen nanjye ndi kwirwanaho irwaneho nanjye ndi kugira gute kwirwanaho ubu ndi kwirwanaho niko bimeze nabonye ariyo gahunda iyo niyo mbere ni ukwirwanaho buri songa wese mbere ari gufata agahita yirwanaho Yes. imana ishimwe amen abari kwirwanaho haleluya hatasi ndanezerewe Mwashimwe. nshimye imana mu mutima shima imana iyo mfashijwe ndabanza nkarira nasoza kurira nkanezerwa sibyo nageze aha maze kubona uyu mubyeyi mbonye ari we nabonye ndarira we ndavuga ntuzi ko ari we niwe pe ariko ubu iyindi gahunda ni ugufashwa nahindukira urebe niwe haleluya amen uyu ndamukunda yego kubera ko impamvu mukunda afite ubutunzi bukomeye amen ni umukire we ni umukire imana ishimwe Amen. abise byinshi cyane uyu muntu ni uwo gukundwa nta n'utamukunda kubera ko imana yamukunze cyane asante bwana amen amen imana ishimwe ndamukunda nitwa Fiona iradukunda amen amen nkunda gusenga yego uyu ni mama wanjye ishimwe yabaye mama wanjye atabizi imana ishimwe amavuta aye aye imana ishimwe imana ishimwe bitari bimeze neza mu buryo bw'umubiri ariko uyu mutunga nk'umubyeyi hanyuma nababara nakumva ibihe bibaye bike ngafata telefone imana yampaye
nkamushyiramo iteraniro nkaritangira nkarirangiza ngasohoka mu cyumba nafashe. Yesu we nkahita nshima Imana ishimwe ndanezerewe. amen. Uyu nguyu namubonyeho ibintu byinshi. Icya mbere nkunda ko yivuga uko ari. Nabonye cyane ubuhamya bwe ahajya hose naramukunze kandi byaradufashije. Imana ishimwe Byaradufashije. Hanyuma mfashwa n'icyigisho cya nyuma ndagira ngo hari nacyo giheruka ahita abura kivugaga Imana igukiniye finali. Haleluya. Amen. Ubwo njye nahise mbona Imana ikinnye finali nuko mbita mbubura. Hanyuma ejo bundi nicaye iwacu Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba ndangije nza kubona bamutuzaniye ngo wa muntu ngo wa mugarase ngo umushumba ngo umuntu ngo wa mumama ngo ubyinira Imana ngo yagarutse. Ngibisoma ngo yagarutse ari he? Haleluya. Nukuri naricaye ikiganiro gikurikirana neza mbona amavuta ni yayandi mbona koko yagarutse. Ndavuga ngo Mana nzamubona nari narabuze nomero ze aho tumubona ntibazishyireho ngiriwe amahirwe nsanga aho bazishyizeho. Aravuga ngo ubundi ngo bambazaga nimero ngo nkagira ubwoba ngo ariko ubu nta bwoba nkigira bivuze ngo Imana koko yaramwimuye. Harangije aduha nimero nyifata vuba vuba we ndayifashe ku wa mbere ku wa kane ndavuga nti nabibonye icyumba ni ku wa kane ndazamuka ngeze mu nzira bwari ku wa mbere ku wa kane ngeze mu nzira ndamuhamagara nganga ubu ngo ndi ngo Musanze urabona ngo ndavuga ni so ndabigirana ndavuga nti Mana ntago nakure kuri utamaye umugisha ndahaguma ubu naratuye nibera ntegereza umunsi uyu nguyu. Imana ishimwe ko ejo ndi busubire ariko icyama nanjye nkafataho icyama nkatangira icyo komera Imana yacu amashyi wafataho Kigali dore mama wawe Kigali nawe uzube hehe Kigali tugiye Nyagatare tugiye kubasura. Amen. Aho mwabaye muti Yashimye Imana mu mutima ndumva nezerewe nanjye umumama ndamukunda. Imana ikuhumugisha. Aho nicaye ndi mu kazi nta wundi mba ndi kureba niwe. Ayiwe Mushuti wanjye yaje guhaha ndamubwira nti banza urebe mpita mfata telefone nyishyira kuri kontwari ndavuga nti reba uno mumama ubu ntameze nka wa wundi wo ku Kinteko. Ati banza undebere ati niwe ahita ambwira ati ndabona atari we. Ndavuga ni umumama ndamukunda. Duhita dufata nimero ndavuga ni tuzajye kuhasengera. Niyo ndi kumureba numva mfite amavuta numva muri njyewe ndanezerewe nkumva ndi mwiteranira. Amen. 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 Iyo murebye numva nishimye numva nongeye gusubizwamo imbaraga mu mutima. Numva ibyanjye birarangiye. Amen. Ibibazo birashira. Amen. Shimye Imana ko nageze aha. Twaje kuri telefone n'ubwa mbere nari ngeze muri iyi ntara nduzi ko ari intara. Twaturutse natwe ku Gisozi. Yego. Shimye Imana ko twageze aha n'abashuti banjye twahuriye n'abandi. Nanjye nitwa Iragukunze Marie Rose ndi umufiyemere. Yego. Nsengera muri Salwamo. Imana iduhana umugisha. Tuyikomera amashyi Imana yacu. Amarira azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azatunyuza atambika. Amarira azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azatunyuza atambika. Amarira azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azatunyuza atambika. Amarira azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azatunyuza atambika. Azatunyuza atambika. Azatunyuza atambika. Azatunyuza atambika. Azatunyuza atambika. Haleluya. Amarira azashira Yesu waje gusenga azakunyuza atambika. Amen. Imana irambwe ngo iguhaye gutuza. Amen. Imana irambwe ngo mubwire ngo ibyo ugambira mu mutima ni pause Imana
imana ibibibona iri hejuru. Imana irambwiye ngo iguhaye gukomera ku munsi mubi. Imana irambwiye ngo igukoresheje amadede mu marembo y'abarupinzi. Haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo hari andi mahirwe isize mu biganza byawe. Twayikomeye amashyi ko Imana ishoboye. Imana irambwiye ngo ntuhumurishe kukwiyereka kandi Imana urayibonye. Amen. Uyihamya gusa urebe ibintu Imana igiye gukora. Amashinuma. Bayo. Amashinuma. Bayo. Amashinuma. Bayo. Amina hagano. Ya. Niba kwikiriza. Imana reka nkubwire. Ugiye nzaba mpari. Ugiye kugirirwa neza n'Imana. Uyu munsi wandike. Uyu munsi ni tariki 20 zingahe? Reka nkubwire. Ndi imbere y'Imana ishobora byose. Iyi Imana ivuze ngo mvuge ngira nte ndavuga sinjye ngira ubwoba bwo kuvuga ko Imana ivuze. Uyu mwaka turimo ni umwaka wo kwibagirwa amarira. Ukiva hano hagira ibintu siba ugiye gukenerwa. Imana iguteretse mu kibuga cyo power in mass. Imana yavuze ngo igihe ene power kirageze kuri wowe. Bigiye kumenyekana, bagiye kubona ko wasenze nimba ari umukobwa Imana agaciro urimo. Niyo mpamvu Imana igukikije. Grace ndamukunda. Amen. Cyane. Amen. Ibindi Yesu aduha umugisha. Tuyikomera amashyi yo kabyara. Imana ishoboye byose irambwiye ngo ni Imana igusekeje. Mwishuri